murakoze First Lady. Ntabwo byoroha, tangiye bavuga ubuhanga, ariko mvuga ku ijoro ribaruwa riraye. Ijoro ribaruwa riraye, kandi burya ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoreyemo. Iyo ni imigani y'Abanyarwanda. Reka mbanze mbwira Ivete iririre, ufite ishingiro ryo kurira. Burya kurira biragaragara ko ugifite ubumuntu, biragaragara ko ukiri muzima, uracyafite sensibility. Nahoze nibaza, bansabye kuza gutanga iki kiganiro, nibaza nti ndahera ku yihe teori, ndahera ku bihe byanditswe bigaragaza ubuzima bwo mu mutwe na jenoside. Ndabanza ndanatekereza yewe ntariko iyo bazana abana n'urubyiruko bakabyivugira ko bandusha ubuhanga, ko ari bo babizi kundusha. Ngerageza gushakira hirya no hino mu bitabo, nza no kugwa ku gitabo cyanditswe n'abana, cyanditswe kivuga amarira y'abato, kivuga ubuhamya, ariko waza kukifashisha nacyo ngitekerezaho. Ariko ngize amahirwe ngera hano, mbona umukino w'abana, Mura na Ivete barabimvugira. Babimvugiye, ndi buhere ku magambo amwe namwe bagiye bavuga, ngerageze no kubihuza ahubwo n'akazi kanjye maze mu imyaka igera muri hafi 20 nkorana n'abana n'urubyiruko. Hari ijambo mu gakina abana bakinnye, numvisemo ijambo ngo uzagaruka ureba uko nsigaye ngana. N'uwacurangaga aririmba, byahise binyibutsa umwana w'imyaka 10, niwe wa mbere namenye ngiye kwinjira muri uyu mwuga. Wareraga barumuna be 3, umwana w'umukobwa, musaza we w'imyaka murumuna we w'imyaka 8, musaza we w'imyaka 6 n'akabyara ke k'imyaka 3. Ari we muyobozi w'urugo. Bari batuye hano muri Kigali, baza yewe no kubonerwa aho baba mu mudugudu wa Niboyi. Ubu ni umumama w'abana 2. Naje kwibuka rimwe ubwo namwakiraga ari kurira, bya bindi dukunda kwita ko ari ibibazo, ngewe ntakunda ko ari ibibazo ahubwo ari ubuzima. Arimo avuga ati, mama, papa kuki mwansize mutansezeye. Ntabwo kureba mu mutima w'uwo mwana byoroshye, nta nubwo byari kunyorohera. Natangiye nibaza ntari kubu ko ari umumama w'abana 2. Ubu ntatekereza harati, mama uzagaruka urebe uko nanganye. Nese mu mitekerezo bye mu marangamutima harasi hati. Naje kumva mwirindi jambo muri uyu mukino, numva mwijambo hari rivuga umubyeyi wishe uwo bashakanye, papa wishe mama. Binyibutsa nko mu myaka inishize, ubwo nasangaga mu kigo kimwe kita ku bana bagiye mu muhanda, umwana w'imyaka 12, turi kumufasha kugira ngo asubire mu buzima. Arambwira ati, tonto, papa yishe mama, ari mageragere, urimo uransaba kujya kwa tante, ndeka nigumira. Uwo ni umubabaro w'umwana w'imyaka 12. Byongera kunyibutsa umwana w'imyaka 8, ni nko mu myaka 3 ishize, banyoherereje yahisemo kwicecekera. Kuvuga yabiretse,
ubwo yabonaga hari mu gihe nk'iki cyo kwibuka, ubwo yabonaga mama we yahuye n'ingorane, bajya kumwitaho kwa muganga, ingorane zo kwibuka amateka bisaba ko bajya kumwitaho kwa muganga. Papa ageze mu rugo, umwana aramubaza ati ariko papa, ni ukuri koko papa mukuru wawe niwe wishe papa mukuru wa mama? Ashaka kuvuga ko sekuru byara papa ariwe wishe sekuru byara mama. Ise yabuze icyo amusubiza, umwana ahitamo guceceka, araceceka ntiyongera kuvuga. Ubwo ni ububabare bugaragara. Binyibutsa nanone bambwiye bati, numvise mu ijambo ninjye uzazungura iby'iwacu byose. Nibuka umumama n'umwaka ushize nawe nari ndimo nitaho, ambwira ko ibintu byose yabyibagiwe, ndetse yibagiwe n'ababyeyi be. Ati n'ishusho yabo sinyibuka, none ndumva memoire complètement partie, yaragiye. Turakorana, ni nawo nsoreza mvuga ubutwari bw'aba bana, mereye ku uwo mwana wayoboye umuryango, bose bakaba barakuze, umutari muri kaminuza, bafite ubutwari, imbaraga n'ubudaheranwa budasanzwe mbere yo kuvuga ibibazo. Kuko twese turabizi umwana w'imyaka 10, turabizi umwana w'imyaka 14 ubuze papa akabura mama, turabizi uko bigenda, agakura akaba yicaye hane arimo atubwira ni imbaraga zidasanzwe mbere yo kuza no kuvuga ibibazo byo mu mutwe. Ndabanza ahubwo mvuga imbaraga zidasanzwe. Uwo mubyeyi yabuze umuryango we wose afite imyaka 4. Hanyuma tumaze gukora urugendo, nkunda kuvuga ko aba bana, uru rubyiruko rwanyuze muri ibi bihe, rukaba rwicaye hano, rukaba ruri mu nzego z'umutekano, rukaba ruri ari abarezi barera, rukaba ari abacuruzi. Nkunda kuvuga ko bakwiriye amawadi, bakwiriye ibihembo, bakwiriye ikintu gikomeye. Kuko ndibuka uwo mumama amubwira ko yakwiha certificate ikomeye, yarambwiye ati ndumva nahabwa certificate nk'umuntu uhagarariye umuryango we wose imyaka 27 ishize. Aba bana, uru rubyiruko rwahagarariye imiryango yabo imyaka 28 yose, kandi bayihagararira neza, nubwo bari mu ngorane zo mu bigo by'imfubyi, zo mu kwirera n'ahandi. Ntabwo ari aho ngaho gusa, hari n'abana batabashije no kumenya imiryango yabo. Ni byinshi rero. Reka ubutwari ngaruke no kungorana ariko, kuko ibi byose biragenda bikaba bishobora kwangiza amarangamutima, imitekerereze, imyitwarire, imibanire n'abantu, bikaba bishobora yewe no kuganisha no kwikoreshwa ry'ibiyobyabwenge tujya twumva mu rubyiruko rwacu. Ariko nanone nkasoza mvuga ngo ishyano rirandura. Hari igihe ishyano ryandura, dushobora no kubibona mu bana batoya. Ariko nkasoza mvuga ngo nta joro ridacya, nta mvura idahita. Buriya yabivuze Ivete, twabonye igihugu, twabonye umutekano, twabonye icyizere. Bariya bana, ruriya rubyiruko rwacu, ntabwo ari ibibazo, ahubwo ni ibisubizo. Turi kumwe kugira ngo dukomeze twubaka ubudaheranwa bagerageje kubaka
mu miryango nka Erije yabivuze, ni cya gicaniro turiho, cya gicaniro kitari ugusangira amateka gusa, ahubwo no kongera kubaka ubumuntu abagira nabi batwaye. Igicaniro kivura. Murakoze cyane.